Mana data wa twese. Haleluya. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze Mana yacu. Tumenye imbaraga ziri mu masengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubonye yuko tutazaguma mu bucakara, ntabwirane ibirori zatuguma aho twasenze. Twanasengewe. Tubonye n'imbaraga noneho ziri mu gusengerwa. Ziri mu gusengerwa. Abantu b'Imana barasenga, abantu bakagira amahoro bataratabarwa. Yego Yesu. Kugira amahoro kugeza aho umugabo asinzira igitotsi ku buryo na marayika kumukangura bisaba kubanza kumukoraho bagakubita bagakangura, bisobanuye ngo yasinzira ibitotsi byiza adahangayitse kandi afite itangazo ry'uko azinduka apfa ariko agira amahoro menshi. Urebye yararirimbira banga amahoro Yesu aha abantu be. Haleluya, haleluya, haleluya. Garondora ajya ahumuriza abantu bayafite. Iyo umuntu atayataye aya mahoro arayagumana. Aya mahoro ndayasabira abantu bari hano no mu gihe tutaratabarwa ntituziganyire, no mu gihe tutarabona ibisubizo tujye tuba dufite amahoro ijuru ryatwemera kandi tumenya amakuru meza yuko nibyo batwambuye tuzabisubirana. Haleluya. Zaba inkweto, zaba imyitero, yaba imikenyero, tuzabisubirana. Hazaka umucyo utume buri wese amenya aho ibintu bye biri. Turasaba ishuriro uyu mucyo w'Imana numanukire muri iyi biterane by'aya masengesho, buri wese amenya ahantu ibintu bye biri ajye kubitora. Tubone uruhare rw'Imana, turabona uruhare rwacu, nitwe tubyitorera, nitwe tubyambara, nitwe tubyiyambika, nitwe tubyuka. Marayika azarwana n'iminyururu anarwana n'iriya miryango, ariko kwambara ibyacu, kwambara inkweto zacu, kwambara imyitero yacu, guhagarara mu muhamagaro wacu ibyo ni ibyacu. Haleluya. Ibi bidusobanurire tubyumve mwami wanjye, ibi bidusobanurire tubyumve. Yego Yesu, yego Yesu, yego Yesu. Marayika yaje, tudakomeza kwambara ubusa kandi marayika yaje, tudakomeza kugenda nta nkweto kandi marayika yarageze, tukavuga ngo nabyo biduhereze. Oya, ibi turabyihereza. Niba marayika dukinguriye natwe tuzigeza kwa Mariya, tuzigeza mu cyumba cy'amasengesho. Iryo hishurirwa tuzahagera. Marayika ntabwo azadusiga mu nzira ngo Haleluya, haleluya. tuzamubaho muri iyo nzira, tuzamenya aho gukurikizaho. Haleluya. Amen. Mwami wanjye Yesu, duhuye umugisha. Yego Yesu. Kugera ku masezerano y'Imana, umugisha wo gusenga tugatabarwa, kandi twatabarwa bitwite baronda abasazi, ahubwo tukamenya ko mu ijuru hari Imana ishobora gusubiza umuntu agisenga. Tugisenga tugatabarwa, tugitabaza tugahita dutabarwa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yego Yesu, yego Yesu. Ntabwo twaje gusengera ibintu bidakunda, ntabwo twaje gusengera ibintu bidashoboka, Haleluya. ahubwo dusengera Yego Yesu, yego ibyo Yesu, dusabye yego ijuru Yesu. bikoze, ibyo dusabye ijuru bikoze. Nonaha umwijima turawirukanye, umubabaro turawirukanye, iyi minyururu ituveho, imyambaro yacu tuyambare, agasuzuguro k'abadayimoni tukavemo, ubushomeri tubukire, ubugumba tubukire, ukukugumirwa biveho, ijuru ritugeze ku bintu bizima. Haleluya. Yego, 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 yego. Nonaha ureba marayika yamanuka agakora ku ndwara y'umuntu uri hano, agakora ku bwonko, agakora mu nda, agakora ku mugongo, umuntu agahita akira. Wakize ryari? Yakize nonaha. Marayika akimanuka murayabasa. Wakize ryari? Byabaye bitatu bagiye gusenga mutangira. Haleluya, haleluya. Byabaye ryari se watabawe ryari? Ati nagiye gusenga mu ijoro rimwe hariya muri internationale Nyarugenge, turatarama tugitarama, tugera mu gihe cyo gusenga, tugisenga mitatabarwa. Niko byagenze, ntabwo byasabye iminota, ntabwo byasabye iminsi, twarasenze mitatabarwa. Haleluya. Byagenze. Haleluya. Turagushimiye mwami wanjye, nuhimbazwe. Arangije aratubwira ati amakuru we Yakobo akwiye kubimenya, na bene data bakwiye kubimenya. Turashaka ibitangaza bene data bazamenya, ibitangaza bizanezeza abo twasenganye, ibitangaza bizafasha abantu bazima kunezera mu myaka yose, ibitangaza bituma abantu basinzira bakabimenya. Natenda baravuga ati na Yakobo mushuti wanjye nawe mumubwire. Haleluya.
Mana we. Mumubwire yuko mu ijuru hari Imana. Mumubwire ko mu ijuru hari Imana itabara. Urahari Yesu. Yesu we, urakoze we, turabyumvise, tumenye ko amasengesho akora. Haleluya, haleluya, haleluya. Komeye cyane mu gusenga, tumenye ko ari Yesu rikomeye cyane riva mu masengesho. Twabonye yuko Yakobo yapfuye kubera bitoro bari barangaye bingiriye mu bwoba, ariko barangije bafashe icyemezo cyo gusenga ijuru riratabara. Turagushimiye mwami wanjye, iri jambo ryigisha aba bantu bawe, iri jambo riri bitubere igitsikamutima muri iyi minsi y'imperuka. Dufatanyirize hamwe gusenga, ntabwo byavuze uw'itorero, byavuze ab'itorero, ab'itorero ukumvikana, tugafata gahunda yo kujya ahantu hamwe, tugafata icyifuzo tugiye gusengera, twarangiza tugahamagara ijuru, ijuru naryo rikabikora. Buriya ngo bareka tumenye ko gikora, aho babategereje komande yacu, nanjye nkoze komande mu ijuru. Marayika w'Imana nagaruke, marayika w'Imana naze, turashaka umumarayika wirukana ubutinde, marayika ushinzwe amafaranga yacu namanucaze atugeze kuri yo, marayika ushinzwe ibiryo, marayika ushinzwe gutuma abantu batekana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego, 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 yego. Uyu mwanya ndasenze kugira ngo bamanuke nonera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Marayika ushinzwe umutekano n'ukubitira intambara yegezeyo, abana b'Imana baba amahoro, ingo zacu ziba amahoro. Haleluya, marayika ushinzwe ubuzima bw'abana, bakumvira ababyeyi, umucyo ukaza mu miryango yacu, ibyo nibikoreka muri aya masengesho. Haleluya, haleluya. Tuzakomeza gusenga, iri teraniro rizagira umugisha, abantu bakura n'aba hafi. Yego Yesu, yego Yesu, yego Yesu. Abantu bataye ibyiringiro bahagere, bagarura ibyiringiro, abaguye baza babyuke, abataye inkweto marayika azazidusubize, imyitero yacu turongere tuyambare. Haleluya, muri aya masengesho abantu bazave mu ntara, baze basengerwe bakire, abantu bazave mu turere dutandukanye, baze bakire, abantu baze mu ijambo ryawe, baze basenge, baze bezwe, kugira ngo abantu b'Imana bagire ubuzima bw'umwuka. Urakoze Mana, turagushimiye, turagushimiye isoko, turagushimiye umugisha, turagushimiye iki gicaniro, turagushimiye abantu batangiye, turagushimiye abantu batangije. Abakomeye bakagere, abacuruzi baze, abashumba baze, abantu bakomeye, abantu bahamagaye, abantu bafite inshingano, bamenye ko inshingano zisengerwa, abantu bahamagaye, abo bashinzwe kuyobora, abantu b'urubyiruko baze basenge, abo batsindwa basenge, abana basenge. Bana yo mu ijuru, turagushimiye we, urakoze Yesu. Haleluya, haleluya. Mana we, imbaraga z'amasengesho zahurutse, amasengesho dusenga tukabona ibisubizo, amasengesho atuma abantu b'Imana banezererwa, amasengesho atuma abantu bazana ibineza neza, abana b'Imana bakagira ibineza neza, amasengesho atuma abantu bamwenyura, atuma abantu baseka. Ndagushimiye Mwami, uyu mugisha nuboneka muri twebwe, kandi tumucyuje, turongo umwijima uhunze, turanezerewe ijambo ryawe, komeza kuduha gusana ryo. Urakoze Mana, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wawe. amen, 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 amen. Oh, haleluya, haleluya. Amen. Oh, haleluya. God bless you, Pastor. Thank you. Icyo gihe hari mu isi y'imitima igasembuye, amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, aba abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero
Herode araye ari mu misohore, iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva mu maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe, mukurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rujya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura mu nzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho umenye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikangura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya inyuma ya Yohana wahimbye Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Rode ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibinezeza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko, bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga. Bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama, abasobanurira uko Umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Bukeye abasirikare bashikuka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza ku barinzi, ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayisariya, aba ariho aba. Tuvuge amen. Amen. Iri jambo rero mwaryumvise kenshi, abari hano wenda harimo abaryumvise inshuro zirenze imwe cyangwa ebyiri. Ni 18. Nahisemo 19. Nahisemo kuyisoma kugira ngo mwumve uko byatangiye n'uko byarangiye. Hari igihe umuntu ashobora gusomamo imirongo mikeya muri prédication, wenda ibindi akabivuga muri développement no muri conclusion, ariko nahisemo kubisoma byose ngo mubyumve. Icyo ngambiriye ari iki rero, ari ukugira ngo baganirize mu mbaraga z'amasengesho. Amasengesho afite imbaraga zikomeye cyane. Nashimiye cyane iri teraniro ritirukanka, bashobora kuguha iminota 25 yo gusenga. Muhe Imana icyubahiro. Amen. Hari igihe umuntu abikumbura, umwanya munini. Hari n'ubu nari mubajije mbese ndakoresha umwanya ungana gute? Ati uko wateguye nta kibazo. Bisobanuye ngo mwihuta. Ntabwo mwihuta. Mwafashe icyemezo nyine cyo kutihuta.
ni igitangaza, ni ibintu biba biryoshye, ni ibintu unakumbura, ni ibintu bidasanzwe, ibintu bidasanzwe. Hari aho nagiye barambwira ngo bati rero dusengere, ariko usenge muri make nta mwanya dufite. Barabanza barabega kuguha gusenga ariko bakabuza gusenga. Ngaho usenga ariko ntusenga. Ntusenga. Ntugira kuvuga ibintu byinshi cyane. Ntabwo nta mwanya wabyo. Hari n'ahandi bampaye umwanya wo gutuma abantu iminota 12. Uvuga amagambo y'ingenzi. Ntabwo dufite umwanya uhagije. Ubwo rero kubera ko andebye mu maso, nanjye mureba mu maso, ahita yibuka inshingano ngira. Ariko njye ntabwo njya mbivuga, ndareka ababizi bakabivuga, babicurika, babivuga uko biri nanjye. Ntabwo njya mbivuga, niba uzi uko bitari byo siniriko mbivuguruza ndabyihorera, kubera yuko icy'ingenzi njye mushyira imbere mu Bukristo. Y'amatahita ntabwo njya mbyemera cyane, sinjya nkunda no kubivuga. Ibuka yuko muri departema mbamo ari twe dutegura iminota y'ijambo ry'Imana, ngomba kungana ite, ndamukizwa n'iki, atubwo ari wowe tigira 13. Yanyongeye ariko wamureba ukamureba ukamwumva. Ubwo bafite n'ibara amateraniro ane, ubwo rimwe rivamo irindi rijyamo, rimwe rivamo irindi rijyamo, ibya liturujia by'iminota ya predikasiyo babivamo, batangira bavuga amagambo yihuta. Na korali bayikura ku makorasi, ati nta makorasi yemewe hano, murase ku ntego muririmbe, indirimbo nibura ndahamagara abandi. Ukabona ni ibintu biza n'igisirikare birimo kuvuga nabi, wajya gushima Imana muvuga ibintu bikeya ikanira bisi, kandi mwaretse marira ati uzabunira akana vuga ngo ndashima Imana nari ndwaye ndakira, detaye z'Imana byase ubu kwa muganga, ibyo turabizi. Ubu rero gushakira Imana umwanya ni inzira yo kubyutsa. Nta hantu na hamwe higeze haba ibihe bikomeye bihindura isi, bihindura abantu, bifata ubuzima bw'umuntu wari utegereje urubyaro babyare, abantu batashatse umwanya wo gusenga. Imana rero ibakurikije, ndabasaba mu izina ryayo. Amen. Icyo mbaza wenda abashumba hano n'abayobozi, niba ari ukutugutesha cyangwa niba ari bizahoraho no kutugutesha bizagumaho buri kwezi. Uyu munsi urabitangiza, usiga ibisengeye bizakomeze. Ubwo rero byafungutse. Amen. Ndabifunguye. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo muzongera mumbwire noneho n'ikindi gihe nongere ngaruke cyane rwose. Niyo naba ntaje kuvuga ngo ndaza kubwiriza, nanjye nze niturize cyane rwose, niyumvire abantu banyere umwanya uhagije gusa. Amen. Uzi kubona umuntu ukubwira ngo musenge iminota 30, wapfa kubikura heza no mu rugo ntiwabibona. Ntabwo abana baguha, ntabwo wabona muri gahunda ziri mu rugo, wawukura heza. Ntabwo wawubona. Mbere ugize ngo urawubonye uhita usinzira. Ariko hano barawuduhaye, turawushoboye, kubera ko uyu yanteye umwete, nanjye mbateye umwete, twarebagana mu maso, ufite ntabwo ari gusenga ugende kubiki. Nawe tumenya bananze imigisha. Buriya iyo turi kumwe gutya duterana umwete. Ntabwo rero batinze cyane, ariko hari amagambo 12 y'ingenzi nshaka kubabwira mu mbaraga z'amasengesho, kandi muri iki gice numvise ijwi nyine rimbwira kubaganiriza ibyaha gusa.
kubera gusengerwa Petero yakuwe mu nzu y'imbohe. Icyo ni icya mbere. Amasengesho atuvana mu bubata bwa Satani. Niyo mpamvu kubera ko Petero yasengewe we yararekuwe, ariko kuko Yakobo yabuze amusengera, Yakobo arapfa. Niyo mpamvu Yakobo gupfa kwe birabazwa abanyamasengero. Sinzi niba ibyo mubyumva, ariko nimutanabyumva nta kibazo, muzaba mubyumva iminsi iracyahari. Nari mbabwiye iki? Kubera ko Petero yasengeye ntabwo yapfuye, ariko kuko Yakobo yabuze abamusengera we yagize ati yarapfa. Ndavuga ngo urupfu rwa Yakobo ruri kubazwa abanyamasengero. Kabivuge mu mvugo mwumva, wenda na Yakobo mbayindura ubuzima bwawe. Ibintu wasengeye ijuru ryarabiguhaye, ibyo utasengeye ntabyo wabonye. Kandi umwanya wataye udasenze hari ibyapfuye. Ibyo mvuze wenda murabyumvise. Umuntu mwegeranye wamubwira ndetse n'ibintu byose nubwo baba amagambo. Mvuze ngo mama? ibintu wasengeye warabibonye, ibyo utasengeye byarapfuye. umwanya wataye. Hari igihe utasenze hari ibintu byapfuye. Mbega n'ingorane dufite ubu tuvugana nanjye uri hano, hari ibintu ndimo ndwana nabyo, ariko iyo nza kuba narasenze ntabwo biba byaranjeho. Iyo nza kuba narasenze Yakobo wanjye nawe abakiri wenda ubwo mwabyumvise mu mwuka. Ubu rero noneho ugize akanya ko gusenga Petero ntagipfuye. Noneho murabyumvise nibura. Ubwo mvuze ngo iki utajishemo Petero utazanye ubwo twastaranye Petero ubwo bishatse kuvuga ikira mu buzima busanzwe cyangwa ubisobanura uko ubyumva. Ubu kuko dusenze hano hari igisubizo. Avuze ngo iki? Avuze ngo hari ibyagiye kubera ko tutasenze mbere, ariko kubera ko twaje uyu munsi gusenga ntabwo biri bugende ibisigaye ntaho bijya. Muri iyi nshuro nta nkuru mbi turi bwumve. Muhe Imana icyubahiro noneho mwabyumvise pe. Ubu n'ibyari gupfa ejo muvuge ngo ntibigipfuye. Ntacyo bizaba. Ibintu mwabashije kuvugira imbere y'Imana muri wa mwanya baduha yo gusenga, ijuru ryabihaye ubuzima. Amen. Ariko iyo usiba cyangwa ukavuga ngo ndananiwe nta mwanya mfite wo kujyayo, ubwo byari kurangira bigize bite? Bipfuye. Ukazarwana n'ingaruka zikakumaraho imyaka 25 kandi iminota 30 yari kurinde. Aho ukavuga ngo ndananiwe nta mwanya, biratunguranye. Niko bigatuma Yakobo yarapfuye na Petero agapfa. Tuvuga iki rero? Murabona yuko wenda mu kanya ndaje bibabwire ab'itorero kubera gusenga, marayika yaramanutse abohora Petero. Icyo tucyumvikanaho. Uyu mumarayika yari arihe Yakobo apfa? Babwira ngo yari ari mu ijuru nabwo ategereje komande y'abanyabuzima. Kuko abamarayika ni abagaragu bakorera abantu b'Imana. Mbega nitwe tubatuma bakora. Ubu rero aya masengesho araza gutuma Mikayeli ndamushaka aza nk'ubitira ibyuka bibi n'abasimbura, akubitira ibintu bino biturwana na Gaburiyeli arahari, ariko ntazanwa n'inama. Nimushaka mujye mugenda na agenda mwandike. Ntazanwa n'inama z'abasaseredoti, abepiskopi ntibatuma amarayika aza, ariko abanyamasengesho batumura amarayika akora. Amen.
mu gihe rero Yakobo ari gupfa ntabwo bamukomanze mbaza, kandi abamarayika ntabwo babizana, bazanwa nuko twasenga. Yari ahari rwose, bavuga bitari kumva buriya byabaye gute, Imana niyo yabirebaga, yari igari. Ariko abantu b'Imana iyo barangaye umurama, umwanzi aragusana mu itorero. Ngira ngo icyo gisubizo murakizi, uko abigishwa bagiye babwira Yesu bati ko aha hantu bahatera tubizi, bahateye amasaka, none ko nta urukungu ko ntabwo twize tubiba twavuye. Igisubizo cya Yesu kiri clear, yarabwiye ngo ni umwanzi waruzanye igihe mwari musinze. Birabisobanuye gutyo. Ntabwo rero urukungu rushobora kuza mu gihe itorero ryabaye maso, kandi umwanzi nawe yabonye musinze yazana nk'umuba cyangwa umufuka, akazana umufuka w'urukungu akarukuta. Nyuma mwajya gusarura mugasanga urukungu rwabaye, ukibaza rero mukavuza induru, urukungu rwaje gute kandi barasinze. Ikintu cya kabiri rero amasengesho akora, cya mbere yacyabwiye aratubohora. Icya kabiri, amasengesho atumye Petero agira amahoro akiri mu makuba. Amen. Nukuvuga iki? Petero yari afite umunezero n'ibyishimo kubera yasengewe, noneho kugeza ku rwego asinzira igitotsi, kandi bamubwiye yuko arara apfuye. Bamubwiye ko mu gitondo uri bari buze kumwica. Ikintu cyamutabaye murakizi, ujye mukunda ibintu by'iminsi mikuru, ariko mu minsi mikuru cyane mukunde Pasika. Yatabonye Pasika, havuze pe wiyamunsi ko ari n'abagome, ariko batinya Noheli bagatinya Pasika. Kavuga ati bati nubwo ndoka ariko kukoroka kuri Pasika turanzana Pasika. Hapo mwenyewe umuntu wakuroka kuri Noheli. Abayobozi ko hari umuntu abavanga ariko akagira akazi kenshi, avuga ko nzamuruka kuwa gatanu, noneho kuwa gatandatu, noneho kuwa gatanu akibagirwa. Ubu nicyo kitubesheje, hari igihe bibagiwe cyangwa se agahura n'akazi kenshi, cyangwa akagira ingorane akarwaza umwana akabona umwanya wo kukuroba. Ubu hari nyamara Imana yiturinda, cyangwa ugatabarwa nuko habaye ku cyumweru, ubwo n'ubwo ku cyumweru tuza gusenga, yajya gushaka kugura yagiye aho waje gusenga. Ubu ari umuntu uje gushaka kunonaha none uri hano, ubuze yakugura he? Imana ijye kujyana ahantu iguhishe. Hari igihe uri ahantu hagaragara ariko wahishwe, noneho umuntu wari kugushaka ahandi azi ko ari kuba ijuru ryakujyanye ahandi. Petero rero we yatabawe n'iki? Na Pasika. Herode nubwo ari umugome aravuga ati oya, ubwo Yakobo twamwishe Pasika itaragera, ubu rero hano turafashwe. Uwa gatanu mutagatifu uraje, ubwo tugiye kuwa gatandatu nawe mutagatifu, no ku cyumweru tuzamwice kuwa mbere. Ibintu by'iminsi mikuru byavuyemo, twamaze guhimbaza Imana neza, igitambo cya Pasika twakizamuye. Ubwo rero tumara kwizihiza Pasika tuzamwica Pasika imaze kudushiramo. Urumva hari iminsi mikuru ijya mu bantu ariko kwegera ute ikabashiramo. Mbega tujye mu materaniro ndaza kuba nitonze, ariko aho tuvirayo uraza kumbona. Urumva mbega ntabwo bahinduka, ntabwo iminsi mikuru bahindura, ahubwo bafite ukuntu baba baregetse ibintu baza gukora barangije igaburo ryera. Tujye kwigabura ariko ntituvamo, ndaza kukwereka. Mbega kuba y'amaraso nta kintu, nta mugumaho, amwibuka ahita amwibagirwa. Petero rero icyo nari mbabwiye, yagize amahoro akiri mu makuba. Nagira ngo nsabire abantu hano mutaratabarwa, mbabwire ngo amasengesho azabaha amahoro mutaratabarwa. Biga muzaseka kandi mutafite akazi, uzagira amashimwe kandi utarabyara.
ntazajye n'umuntu ugukomeretsa ngo nose ngo urishima ikingo kandi ugikodesha. Tuzuzurira umwuka wera mu nzu z'abandi, tuzakodesha sinzire neza muri bisi. Kimwe kinini bakita muki urishira umuteto umushire mutetere cyangwa narawuki bega nuva ngo urishira umuteto umuntu arishima, umuntu araseka kuri motari. Ukuzurira umwuka wera kuno ku maguru kuko nawe gutega moto ntayo hakumva Imana. Haleluya. Kumva Imana kubera iki? Hari imbaraga z'abagusengeye, hari n'amasengesho wasenze arabikika. Ngiye kubabwira ijambo rivuga ngo amasengesho arabikika. Ruvuga ngo ubu aya masengesho turi gukora hano ni stoke turi gukora mu 2080 azaba agikora. Ubu azaba agikora. Ashobora kugeza ku 2100 agikora. None tukaza abana bacu n'abuzukuru bakazibuka bati ba data tubajyaga bakora overnight bagasenga bakakesha. Niyo mpamvu rero uri kubona dutwaye indege. None bakagira reference iri tera kubera iki? Amasengesho ntiyashize. Arabikika. Ndabasabira rero amahoro mutaranita. Ubega tekereza kubwira ngo mu gitondo barindiriye kuko iminsi midasembuwe banza kwimara umusaserdoti agafunga iminsi mikuru ya Pasika akavuga ngo umwami wacu Yesu Kristo sinzi uko basozaga bagataha baraza kuryama. Kuwa mbere bateguye iteraniro, kandi hari igiterane bateguye kuri stade cyo kugira ngo bahite bafata Petero bamwice bose bahari. Mbega n'umwicari yateguwe mwari gusa babiteguye yari ari muri barya 16 n'inkota iza kumwica. Urupfu bahise babipanga batugo turamwica duti yajya kubomwanisha duti twamuciye igihanga turowe mu mubage. Mbega babipanze kandi barabivuga yumva arangije muzi n'ikindi bamukoreye n'ikimenyegeze gusimana Bibiliya bayandika buri munsi n'ibintu yangana banambuye n'imyenda nimusoma ibintu yagaruye ngiye kubabwira mu kanya. Marayika yambwiye ati fata inkweto uzobate baze kwambura bizi ntabwo umufungo wambaye inkweto umwe mbana icyore ko mwaje wambaye inkweto iyo bakigufunga ubanza gukuramo iki niba bari bisomya cyane babikuye. No ariko marayika nagaruka aza gusubiza ibintu byawe. Amasengesho azatugarura ibyacu batwaye n'ibyo batwambuye n'agaciro badutesheje tuzabisubirana. Amen. Arangije avuga ati ufate n'umwitero wawe. Umwitero wenda mbabwira ukuntu byanditse cyangwa mbabwira mu byandike wenda mbabwira ngo amasengesho tumugira amahoro ukiri mu makuru. Sibyo ikindi kitwakiga icyumweru tukirangiza. Icya gatatu amasengesho atuma umucyo uza mu nzu. Marayika akihagera hahise habona. Ndabasabira umucyo. Icyo ni icya gatatu. Hanyuma icya kane cyo ngiye gutindaho ni icya gatanu. Iminyururu iva mu maboko. Icyo ni icya kane. Uvuga ngo marayika kiza nirwe rwana n'iminyururu. Iminyururu yari ibwirije ihita ivaho. Icya gatanu ijwi riravuga ngo aritamubwira ngo byuka n'ingoga. Bisobanuye ngo urugamba rurahari. Ibintu byo kubyuka wizerura ntabyo. Gira umwete ubyuke. Ibintu byo gukomeza usinzira ubu rero buno kanguka. Umwete kubyuka n'ibikureba. Ndababwira iby'ijuru bikora n'ibyo nawe ukora. Icya gatandatu kenyera ukwete inkweto zawe. Kenyera bisobanuye iki? Kenyera kenyera ababyeyi bari hano muri ubu ijambo kenyera nayumviye ahangaha kuri iyi ntebe iyi ngiyi. Bisobanuye ngo umunsi w'Abayuda hari ukuntu bambara imyambaro isa nk'iyi Rwanda. Muri kubyumva? Gukenyera rero ni umukenyero yari yambaye ni ukuvuga ngo bya bishura bimwe by'abapotere bimwe by'Abayuda nicyo yari yambaye rero.
n'imbere hari ibibuto y'umweru niyo abatambyi bambaraga wasanga ariyo yari yambaye nabo bari bayambaye umukenyero bari bawutwaye batwara n'inkweto batwara n'umwitero ubwo yarasigaranye ni mu byumve umukenyero bawutwaye inkweto bazitwaye n'umwitero bawutwaye yasigaranye iki ikabutura n'igikopa kareso arasinzi arasinzi ntabwo nta mpuhwe uwakubwira imigeri uwakubwira agasuzuguro rwego nk'ubukire iki kandi kuko naboshye noneho iminyururu ingahe ibiri ubwo muzana bari ukuntu aboshye gutya noneho banaro rw'inzu ugenda ugezerayo ugumva ari nyagambura wibuke ko yambaye gusa arangije ati iriya minyururu barimo barayinambika ari nka ankombe grafrere cyangwa ni umugome ni abagome bari kuguhambira iyo abagome bari kuguhambira uko babigenza barareka ubwo ni ukuvuga n'amagufa yaramuryaga bigeze mu nda barahambira n'amara ntabwo agira ate aramurya arangije yiryana gusinzira kandi noneho baramubwira bati isaa 2 twateguye igiterane niho tuza kukumara n'umwuka utababona pasika wa gicucu turiko gikaruka ngono Petero ati umuza gice cyane ati wari ugiye gutiro aratugushishira kuko wambere no muzanye tugono no numva ko iri joro ntacyo tuzakwica kuwa mbere pasika ikavamo tukurangiza turiko gikaruka kino nubwo naba niryamye igiti cyaba baranamwemerera se bamufashe mu maboko abagabo babiri bati arabacika bumva akajyaho wumva bamuhambira amaguru n'amaboko bamwambuye ubusa abasigaye 16 bamurinze inyuma babiri nabo bati natwe uhumeka twumva ibyo uvuga tubyumva arangije ahita yiryamira arasinzira aragura igitotsi cyuzuye amahoro yuzuye hari no kuvuga ngo mana wowe ni umenge n'ibintu byose nagukoreye ibi ni byo nkoreye reka da murabizi iyo duhuye n'ibyerekezo tugira kuvuga bari Imana iri mu biki ngo wibereye mu ijuru ngo bari kuyiririmbira ngo ntabwo yo kureba inzara inyishe uwiteka ngo ubure ubone n'ibishyimbo ubu koko kugira kikugiye kinyama kigeze ku muco urebeki ubu koko nako ngo mu ijuru nimurya ngo reka kugarahana Imana ntabwo bayibwira ngo iyi bityo ahubwo niyo bihe bikomeye mu ijuru baratubeshaho haleluya Imana bayisenga buri gihe bayishima buri gihe barishima ntabwo bayituka ntabwo uvuga ngo se Imana urihe irahari nyine irahari irakomeye nituyapfa n'Imana niturya n'Imana twanabiguze n'Imana batwambuye ubusa n'Imana twambaye n'Imana igihe cyose n'Imana amen uwo mwanzuro muntu tuwemeranyweho igihe cyose arasinzira ubwo rero ayo mahoro ndayabasabiye mu izina rya Yesu kandi uyu mucyo marayika azana nawe wifurije mu izina rya Yesu amen kuko marayika yaje ntabwo wa mwijima badufungiyemo uba ukiriho ahubwo umwijima usimburwa n'umucyo aya masengesho rero twakoze azana umucyo muri Kigali azana umucyo hano muri Chapelle des Nationales azana umucyo mu rugo rwawe azana umucyo mu kazi kawe azana umucyo mu bana bawe mbega nirukanye umwijima mu izina ahubwo haza umucyo w'Imana amen haleluya amen niba utabona umucyo nuza turabibona kubera iki umucyo ugomba kubanza kuko ari ibintu batwambuye kandi ntabwo twamenya aho babishyize hatabanjije kuza umucyo marayika rero aramubwira ati ngewe iyo nje iminyururu ntabwo wayikuraho ariko yo ndayigukuraho Imana yasobanuriye ikirere
ibyo ijuru rishoboye rizabikora, ariko natwe ibyo dushoboye tugomba kubikora. Niba mareka kuvanyaho iminyururu, kubyuka n'ibyawe, ntakumvise. Niba mareka kubwiye, niba mareka ijuru ryaragufashije ukarangiza kwiga, kudepoza n'ibyawe, kandi nturangize kudepoza. Ejo bundi nabajije abarokore ndababwira ngo muzane diplome hari kuwa kane muri nibature, barambwira ngo gusa turazikura he? Diplome barazifite santi turazifite, mwazishyize ntabwo tuzanuzibitse. Muragira diplome ntamenya niba ati pasti jewe maze imyaka 15 ndepoza ndabuze akazi, ubu rero narabiretse sinzabiki. Ubu ntabwo wabona ngo uyizane reka icyo twagenda gushakisha. Ubumvu rero yarahebye, yararangije. Mbaza amakarita ya banki aya ngaya bashyira mu cyuma kazana amafaranga. Nimurazifite bati turazifite, muza bazibaze bayateye bayanga ati cyakora umubare bagatwara nawe bagiye muteke kuba mukibagiye ku mubare wanjye. Uzi impamvu umuntu abibagirwa ni iyihe? Ko byabaye iyo oya iyo udakunda kujyayo, iyo udakunda kujyayo ukamara nk'umwaka utajya ku cyuma ushituka ntarya. Nari nashyizemo n'imwe kabiri kandi mwite ku mubare wawe ukunda kuba ari itariki yo kuvuka k'umugore wawe, itariki yo kuvuka k'umwana. Tegereza ucanganyukirwa kugeza igihe ubagiye kugira umwana wavukiye. Nari umubare wanjye wari umwana wanjye, umwana wa kabiri mu gihe umugore yavukiye. Kandi narabifashe warabifashe ariko ntuherukayo. Iyo udaherukayo rero urabyibagira. Urenda nimero uhamagara kenshi, hari igihe utirirwa uyireba kuko uyizi, ariko uwo udahamagara kenshi ntabwo uyifata mu mutwe. Sibyo bene data? Ibi rero bibabwiriye yuko hari ibyo ukora nk'uko ijuru naryo ari byo rikora. Ibyo ushobora rero muri aya masengesho tuze kuva ahangaha ejo uzabikora. Hari ibyawe, hari n'iby'ijuru dukore, ariko hari n'ibyo nawe uri bwikore, kandi Imana izabigufashamo nabyo. Byuka n'ingoga, icyo ni icya Petero. Icya kabiri, ukenyera ukwete inkweto zawe, n'inkweto niwo ujya kuzifatira zawe ukaziyambara, ukazambara n'umwitero wawe, kuko umucyo waje wabonye aho babishyize. Genda rero nawe ubifate. Hari ibintu byacu tugomba kubifata, nimutajyayo ntabwo mubifata. Hari uburenganzira bwawe, nutaburekarama uzaguma gutyo. Hari ubukwe bwawe, nutajya kurambagiza ntabwo uzakora. Wa mukobwa we abakubaza bose nubanga ntabwo uzakora. Ugomba guhitamo umwe, nubwo atujuje ibisabwa azajya agenda byuzuza vuba. None se wowe se wujuje ibisabwa? Mugende mudashaka ku musore. Hari umukobwa ejo bundi nabagiye nigire ku musore ushaka, yandika ibintu 26 uwo musore agomba kuba yujuje. Rero mbese wowe ufite bo bingahe muri ibi? Ngo ntabyo. Wowe kuki utari gushaka umusore ufite ibisa n'ibyawe? Umugoze ngo twazakira gute? None urashaka umusore ukize ufite amafaranga ati wese ufite angahe? Ati ntayo. Numva utari bandi. Urashaka kuba amafaranga y'abandi nta nayawe na make yawe. Ati nyina zazeta nzamuje. Kugise ngo ngomba kuba ngo yarize ngo afite masters. Hanyuma se ni wowe warangije umuganga ati mu tronco meti. Kuko umuntu ufite masters na tronco meti urumva udafite imibare igoye. Ati none se ubwo nyine njye nashaka utarize kandi nanjye ntarize. Urumva nawe ufite amadefo ariko warashaka sans defo.
ufite n'imodoka ntihanyuma se wowe ufite waguze imodoka oya uzi gare se oya nta n'igare azi ariko arashaka umusore uzi ufite iki ukwe ukatura uko nawe ushobora gusanga ari byo utujuje n'umusore naza ari ibyo abura uzamwemere wenda Imana izajya igenda ibaha gahoro gahoro ariko nudashaka ntabwo uzabyara. Hari ukuntu abasore nabo usanga ngo ugiye munikundira abana shaka umugore abagore nibo babyara nizo uzakura yewe umwana nukomeza urwana n'abandi basore muri geto nta musore ubyarana n'undi musore shaka umugore ni ukuvuga iki kenyera ukwita inkweto zawe ariko ibyo ntabwo bihuriye ibyo nibyo nivugira kenyera ni ukuvuga iki subirana ibyo bakwambuye babishimye gari barabitwambuye ngo yapfuye aracyakora ureba waje gusura Petero n'ubu yaza none tukivuganira ngewe aracyakora ubu tuvugana nta nubwo abamarika bujyana na saza wenda ngo bageze mu zabukuru ubu basigaye yitwaza akabando nta kiza mu Rwanda n'ubu yaza no mu rugo rwawe yahaza kandi naza azadusubiza ibintu byacu ijuru rizabirinda bazabitwambura ariko ntibazabirya marayika naza tuzabisubirana wifubike n'umwitero wawe umwitero urumva nako hejuru nako bari bagatwaye nako ijuru rirashaka kubona imbehita twica ngo wifubike Imana ihabwe icyubahiro imbeho yakwishe twanabibonye ubwo rero ugomba kwifubika ngenda gusohora ushyushye ndagusohora nta mbeho Imana ihabwe icyubahiro hanyuma umurikire rero. Icya karindwi cya munani imiryango yose irakinguka. Irembo nabyo nabimenyeye amarika irembo rijya mu murwa ryo barifungishije icyuma uzi rijya mu murwa iri kugeza mu bisubizo byawe ryo rifungishije icyuma urumva uzabwira bene wanyu bakakimena bagishobora wowe wagishobora bafungishije icyuma ku irembo rya hehe mu murwa mbega finally ririya rikugeza hanze rifungishije iki icyuma bisobanuye ngo uzatabarwa nuko marekaje nujya kwifungura ntibikunda imfunguzo nuzo babishyize ariko mareka naza ngo ruzifunguruka nagira ngo muri iri joro irembo ryo mu murwa rifunguke tugere mu bisubizo byacu tugere mu bisubizo byacu buriya no kuvuga ngo y'iminyururu yavuyeho nturatabarwa neza iyo wasubiranye inkweto nturatabarwa iyo wambaye nturatabarwa biradusaba kujya mu murwa gusohoka neza hanze kandi turahagera kiriya kiryango kimaze gufunguka kandi mareka ntarwana nacyo kiri ikiguru ubwacyo bisobanuye ngo izi mbaraga z'amasengesho ziratuma byikingura Imana ishimwe cyane. Icyacyenda rero nyuma yo gutabarwa ni ukumenya aho kubanza. Petero hari abantu batazi ibyabo ariko Petero yakoraga muri kampani y'umugabo w'umukire Zebedayo bari bafite rero amato menshi baroba kandi Imana yaratanze umugisha inyanja barobagamo yabiriye Genezareti yaririmo amafi menshi irimo amoko y'amafi 160 amoko urumva yari irimo inyanja ibamo amafi menshi cyane kandi naho amafi yari proje nziza cyane y'umwuka kubera yuko yari afite isoko bari abakire rero. Petero yari afite amazu abiri yari afite inzu Kaperinaumu hari n'iyindi nzanganyano yabaga ariko ushobora no gusanga na Yerusalemu naho hari yari afite n'umugore witwaga Konkoridi yari afite urugo. Ni nayo mpamvu ari watinyutse kuvuga ati hatwa basize ibyacu ko nta kintu watubwiye kizaba waratubwiye ngo tugukurikire ariko ibintu by'inyungu yo kugukorera nta kintu urabivuga dusobanurire noneho ngukurikire nzi kizaba niba ibibazo Yesu yashubije neza nicyo kintu haleluya amen yagishubije nta migani gutya neza aravuga ngo basize mukambiki muzakwirwa inshuro 100 muri ubuzi nyuma yaho muzabona n'ubugingo bwawe. Nari ngiye gusabira Yesu amashyi nsangane nijoro ariko nabwo mwana
hano hantu mutuye ni ahantu heza cyane, Nyagatare ngira ngo nta bantu benshi twakangura, hano ngira ngo ni mu maduka. Nari babwiye iki? Nari babwiye umurimo wo gutabara, kumenya aho kubanza. Petero yahise ajya kureba Konkoridiya, yahise ajya Kaperinaumu muri etaje yiwe mu nzu ye, yahise ajya mu masengesho, mu cyumba cy'amasengesho kwa Mariya nyina wa Mariya. Uzi ko hari abantu batabarwa bagahita bajya ku nzoga? Uzi ko hari abantu babona amafaranga bagashaka umugore wa kabiri? Uzi ko hari abantu bareka bavana mu nzu y'imboga? Hari abantu batabarwa, hari umuntu ubyara yarategereje urubyaro, yarangiza abana bakababuza gusenga kandi yarabavanye mu masengesho. Uzi ko hari umuntu Imana iha akazi agahita avuga ngo abantu badafite akazi bose ngo ni ibicucu, ngo nuko batazi ubwenge, ngo ntabwo bazi ngo gukora. Ugasanga wowe umugisha wagize abatawufite bose ntabwo bazi ubwenge. Kubera iki? Waratabawe wibagirwaho kujya. Ariko iyo dutabawe tugomba kuguma ahandi twatabawe. Petero ahita amenya ko gahunda y'ahantu yajya akiva mu nzu ye ari mu masengesho. Bakundishije amasengesho. Ntimuzibagirwe gusenga, ntimuzakire ngo mwibagirwe gukina. Ntibazaguhamagara mu masengesho ubwo se ngo umuntu ngo yararasenga ngo ko ngo habaye iki, ubwo se umuntu asenze ngo umunota itanu agiye kuryama ngo Imana ntiyumva. Imana ngo murayifata ngo nkaho ari Imana ngo bitari Imana y'urukundo. Hari n'ahantu batagisenga, nagiye ahantu barambwira ngo ntibagisenga ngo barayishima gusa, ngo iyo bagiye kurya ngo bafite umuntu wasengera ibiryo by'ukwezi. Imana irumva. Ubwo rero baragendera bango bari umuntu ubishinzwe, kandi ubwo nta n'ubwo anasenga, aravuga gusa Imana ngo ikintu cyose kizinjira muri iyi nzu muri uku kwezi cyose ndakereje mu izina rya Yesu. Ubwo bagahita bizera bati amen. Noneho wajya kurya bakakubwira ngo birasengeye, babisengeye ku itariki ya mbere. Kandi gusenga ni iki? Gusenga no gusabana n'Imana. Nacyo cyatumye Imana iduha Yesu, ni ukugira ngo tujye duhora dusabana n'Imana. Mbega connection yacu dutandukanya n'Imana iveho, ahubwo ijya ivuga natwe tuvuge, mbega ubusabane bwacu n'Imana bubeho. Ni icyo ngicyo gusenga gusa. Ntabwo rero ari uguceceka no kuvuga, ni ukuramya. Nimuba munaririmba mujye mwumva ko muri gusenga. N'ubu ngubu turi muri iri jambo mwumve ko turi kuramya Imana. Haleluya. Tekereza rero kugera ku rwego ngo ntabwo birasengeye. Birasengeye. Mbega ijambo ryose birasengeye. Kandi muzabibona hari gusura ukabona bareba badasenze. Ese ko mudasenze birasengeye. Uzajya ugira amakenga ubanza usengera ibyawe, kuko ibyabo ntabwo bisengeye, barakubeshya. Babisengeye rimwe iby'imyaka yose bazabaho. Gusa uko amasengesho koko urumva ubwo busabane n'Imana babukuriyemo iki mu buzima. No kujya kuryama Uwiteka turinde, bikaba birahagisha amagambo abiri. Imana iri kumwe natwe, amen. Noneho mu gitondo tugiye Uwiteka agendane natwe, amen. Urenze amagambo abiri uyashakaho iki ku Imana yumva. Noneho ubusabane n'Imana bukagenda bugabanuka. Nacyo kizakubwira ko urukundo rwawe n'uwo mwashakanye rwabanuka, amagambo muvugana aragabanuka. Sibyo? Amagambo mwavugana akagenda agabanuka, na message umwandikira gake ukazeka. Noneho ugasigara umuhamagara rimwe mu mezi abiri cyangwa rimwe mu cyumweru. Kandi ubufiyansa uhamagara kangahe? Nyibutse. Gatatu, wakoresha gatatu. Amasaha angahe? Ningwe ko kurambagiza. Umujene Mariya. Nunda benshi bashaka. Jene umuntu wazo mwaka shatse. Bisanze ariko nawe
umwaka urarenga. umwaka urarenga ariko ntacyo temoignage yo kuvugana na Fabiola ni iminota ni kangahe ku munsi? Zari inshuro nyinshi cyane, ntabwo nibuka umubare. ntabwo nicyo gisubizo nicyo iyo uzimbwiye uba utazi gukora icyo bivuga. ubu se ufiyanse wamenya ishuri umuhamagayeho, wamenya mesaje ukuntu ziba zivuga. nariye waramutse uti shu ubu none ufite woganisho niba ari ishu ni shu se shu ni iki? noneho yamara kumarana umwaka nikora shu ibamo nikora gusa nikora abiri noneho cyangwa nyoko yaje noneho yameze kurya leta bane nyoko ngo nyoko ari umwana wari uzi ko nyine yitwa nyoko. noneho umugabo atashye nimugoroba yibagirwa guhamagara nyoko. noneho umwana ahita agenda abwira papa wati papa ndi nyoko ari mu gikoni. noneho nyoko ahita amwumva ahita azayiruka ati niko. umugabo nawe ahita yitwa niko. niko abana bamenye ko nitwa nyoko ubwo bahita ba nyoko na niko bari gutoka kubera iki amazina ntarahinduye. amazina avuga kera barayiga. urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo ibyo bikubabwira n'ubusabane n'Imana. urumva banki hano ntabwo azi inshuro yahamagara Fabiola. ubwo rero ubu amaze kubyara akagenda zigabanya. umwana yagera muri pirimeri akagabanya none ugasigara no bibaye rimwe mu cyumweru, rimwe mu oya cyangwa ari oya sa umugabo aradamuka umugore ya message ari mu bishoboka cyangwa amagana nayifate. Isa umugabo ugoroka ku mugore akakugoroka neza. ntabwo byabaho n'abadayimoni bariho kubera ko buri gihe yaguhamagara kugira nabi. ubwo se urabyumva uritaba urayireka urayigoroka. mwirukana umwijima n'Imana izabarinde ibintu nk'ibyo kandi amasengesho azabikuraho. muri kubyumva kuvugana ubusabane bwacu n'Imana bugumeho. bisobanuye iki? Petero atabara nakunze ahantu yahisemo kujya mu nzu y'Imana. mukunde mu rusengero kugeza no ku rwego mwahasinzirira ukumva uryamye heza, kugeza no ku rwego wahananirwa ukumva nta kazi. Haleluya, amen. Twakundaga twebwe mu rusengero kugeza n'imbeho yaho twumvaga ari nziza. n'ibikeka yabo kumva ni byiza n'umusambi waho ukabana. Petero rero ntiyahita agenda, hari igihe mwavuga wenda ngo n'ubundi ntahandi yari kujya, ariko nabasobanuriye ko ari umugabo ukomeye. sinabibabwiye yari afite inzu rwose i Kaperinawumu, n'abazajyayo bazababwira icyo kibanza cyayo bazabereka. bari abagabo bakomeye cyane, ariko aravuga ngo sinshobora guhita ntaha. tekereza umugabo uvuye mu gereza, ubundi agomba guhita atekereza ate? umugore urakoze nibyo bivuze na n'ibyo nibyo rwose 10/10. ariko noneho imyumvire y'umugore y'abana y'urugo ahita atekereza ukuntu umugore w'urugo afite amakuru yo kuzaza kureba umugabo we apfa. Petero nawe ati hoya, hari abantu nubwo bari kungurura, hari ahantu bari gusenga
ngombwa kuko ushobora gusanga hari abantu bari gusenga n'umugore we yari arimo, n'ubundi nujya no kuryama n'ubundi umubura ugasanga nawe yagiye kugusengera. Reba rero ugiye hano ugasanga mu bagusengera ntari, kandi itorero ryose ryafashe gahunda yo gusengera nde Petero, ugasanga abana babo bo ntibarimo, abandi nibo bari kugusengera ariko umugore ntari. Mbega abakwemera urugo rwawe ntiruhari, mbega mu bubwiriza bagafashwa abo muvukana ntibarimo, nawe n'uwo mwashakanye ntarimo, no mu bagusengera ntarimo, no mu buhanurira ntibarimo. Imana ibibarinde mu izina ryayo. Amen. Hibaza ibi byo nta kuntu twasenga muri iri joro ububyutse Imana igiye gufungura hano hantu hakaza n'ububyutse bwo mu rugo. Mbega hano Imana ikabazanira ububyutse bw'umuryango biturutse muri aya masengesho. Ko Satani yabibye umubabaro mu ngo, maze Imana ikazana umunezero mu miryango. Uzi ko umwana mu rugo cyangwa umugore akarwara, umugabo agahita yihutira cyane kujya gushaka imiti kumuvuza ariko gusenga. Tuhamagara amasengesho bakansengera ko numva ntameze neza. Ubwo ni umugore arimo arabwira umugabo we ngo ahamagare, none se udabakoreye kuko abanyamasengesho b'iki gihe batakiboneka. Andi basi warebye n'ubu akageza kuri kuki ahita amubwira ati niba uwabuze wowe ntuhari tiwe wasengeye, ariko akafata ibiganza buriya ibiganza byariko cyane kumenya bitangiza. Cyangwa umwana yawe arwarana nibwo we mwavuga ngo dusengere uyu mwana, ahubwo mukamuteza abahanuzi. Ninde muhanuzi uzabasha guhanura umwana wanyu neza atari mwebwe? Ninde muhanuzi wahanurira umugore wawe neza atari wowe? Ninde muntu wahanurira neza atari umugore wawe? Abandi bose ko bambeshya bakavuga n'ibitari byo, ariko umugore wawe yaguhanurira nabi. Ntiwaba gusengera neza umugore wawe arimo na mama wawe umufite n'abana bawe, buri abana bawe gusengera neza cyane. Muzajye mutoza abana banyu kubasengera, agusengera nta muryarya, agusengera by'ukuri, agusengera neza. Ati ngiye kubanza numva ahantu bari amasengesho ntahanura mutuma kucyo kwa Mariya hejuru, ahita amenya aho kubanza. Agezeyo ngiye kubabwira rero irindi jambo rivuga ngo cya cumi, kwizera ko ibyo dusengera tubibona. Uzi ko abanyamasengesho batamenye icyo bari gusengera, kuko bo barasenze bagisenga, Imana izanye igisubizo, izanye igisubizo bakakubye kugeza ku rwego ubwoba bwari bwabamaze. Noneho bumvise umuntu ukomanga nijoro, bohereza umuja bati nashaka kuti buriya n'abantu kwa Herode, buriya Petero barashaka kumushyiraho natwe. Tumva rero wowe genda, bashaka bakunyica ababishop bose, abadiyakoni, abayobozi ba minisiteri, perezida wa korali, bose bohereza akaja ka Roda, ntikashaka ko gapfa. Uri kumva ubwoba ka Roda karavuze urinde wo gukomanga. Ati ndi Petero, mukingure, ijuru riramfunguye. Karoda kumvise ni Petero gahita gatitira, ibinezaneza biragafata, kananirwa gukurura kare kugira ngo Petero yinjire. Gahita kaza gutanga raporo mu masengesho, katumva ninde uri gusenga ko Petero bamufungura. Ibi twese Petero araje, urasaza wa gicucu wowe umwana wamwinduye nde umusazi. Kambere kandi byanditse, murebe umurongo wa 15, urebe ko bitari ibere cyongereza
ko hatarimo ibisazi. Mu gifaransa ibisazi bibamo naho. Rero 15 handitse kuki? They said to her, you are out of your mind. No, out of your mind. Tumva se? Tutabura chancho. Out of your mind, this is umusazi. Turora tibitekerezo. Kandi umwana azanye ripoti y'icyo bagira kade. None se niba Imana iduha icyo twasengeraga kuki mutumva ko Imana? Kuki mwumva ko Imana itabikora nonaha tukiri hano? Ubu nguko ibyo twasengeye ku ijuru byabikoze. Kuki mwumva ko bitakoretse? Niba nde mwumva ko byakoretse? Byakoretse. Haleluya. Wamwana we ubu urasaze ko harimo undi munyamasengesho toya wowe icyo kintu wikanze ni marayika ubwo se wowe Petero yamugeza tama uzana bamufungi birengagiza ko aho hantu marayika yahagera. Imana turi kwize. Amen. Haleluya. Amen. Imana turi kwize ko ibyo twavuze ijuru ryabikoze. Mwareka ngasenga ngasoza reka nsoze ariko hano uyu mwana ararenga bamutukiye gusa bamutukiye gusa kandi yarabapimye umwana w'ubisishwa ati araza arababwira bavuze kuko atiye wowe ikakazi karabonetse ati byihorere shaka uzungu bimeze muri Irani no wewe barakubwiye ngo karubiri igeze ku gihumbi bateceka aho ubwo surirura none ukimeze uri abantu basengera ibintu Imana yakora nabyo nirebere Imana izabikora. Haleluya. Amen. Imana izabikora. None se bumvaga ko bari gusengera iki? Bumvaga ko bari gusenge ariko agapfa kandi basenze. Ureke twizeye ibyo twasengeye ijuru ryakwiye. 11 rero ni ukuvuga ineza y'Imana no kubibwira abandi. Aha hantu ngiye kukwaturira n'ikindi gishyashya kivuga ngo mu bintu mbabwiye. Petero yahise abaka ijambo arabamama mureke babwiye Imana ati barimo bamusengera bose babonye bati mureke babwiye njye marayika w'Imana araje niwumvanye mu maboko y'abari abagabo bati uvuye bati mvuye mu dore iki ababwira ibibaye arangije arapresiza ibi bintu rero niho ndareba nkabona Yakobo ntahari. Yakobo yavugaga ntabwo ari umubisha ni undi Yakobo mubingire Yakobo. Hari n'abandi bene data ntari kubona, hari abene data tutari kubona amasengesho muze kubabwira igitero. Amen. Petero ati undi dusekana kariza umuntu barimo basengera ntiyaje ntacyo ariko ubu ngiye kuko ndikumva ijwi rijyana ahandi nkiva hano mujya kubimbwirira Yakobo ngiye kubabwira ngo Imana ikumbere inshuti wapresiza yamenye ibintu byawe. Haleluya. Amen. Mbega ku buryo ugitabarwa yahita abimenya. Ahageze asanga wenda ushobora gusanga ko bari basengera ahandi byashoboka ariko arangije ati mu bantu muri bubwire yuko natabarwa na Yakobo mumubwire noneho munambwire na bene data bandi. Imana ikumira inshuti zo mu mwuka. Amen. 12 rero tugiye gusengera ihishurirwa yo kumenya ahandi hantu ho kujya. Amen. Imana igurishurira ahantu ho kujya kuko Herode araza gushyiraho ingenza mu gitondo zo kuza kugushakisha hose azagushaka kuburi ubwo wizeye biramubaho. Herode azagushake akubwire karazinduka guhiga ariko Petero yavuze ati iri jambo ngewe ndi kumva ntari butinda kuko urugamba ntabwo rworoshye ngo bukeye ngo we yahise agenda ajya ahandi. Uriya kandi agasoza avuga ngo Afiyuda yajya ni Kayisariya yajya abari baba ugomba kumenya ndaraguma mwabonye amasengesho ndaguma hano i Yerusalemu cyangwa ndashaka ahandi njye. Imana igushakira icyerekezo. Amen. Uburyo bazagushaka bakakubura
kandi ni mu musoma hepfo muzasanga Herode yareza ahubwo Herode azapfa mbere. Ibintu by'abantu bazabigwamo. None se ko ashaka kwica we yumva atazapfa ko yishe Yakobo we yumva atazapfa. Ahandi Imana ifite ahandi, hari ahandi ushobora kujya. Ntabwo uzaguma mu bibazo, ntabwo uzaguma muri sekirite. Imana izagushyiramo n'umutekano. Mwaba mwumvise icyo nababwiye ko ari imbaraga z'amasengesho muri iki gice cya 12. Imana rero ibaha umugisha. Mwareka tugasenga, ushobora guhaguruka cyangwa ugapfukama. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze Mana yacu. Tumenye imbaraga ziri mu masengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubonye yuko tutazaguma mu bucakara, ntabwirane n'iruri rizatuguma aho twasenze. Twanasengewe. Tubonye imbaraga noneho ziri mu gusengerwa. Zirimo gusengerwa. Abantu b'Imana barasenga, abantu bakagira amahoro bataratabarwa. Yego Yesu. Kugira amahoro kugeza aho umugabo asinzira igitutsi ku buryo na marayika kumukangura bisaba kubanza kumukoraho bagakubita bagakangura. Bisobanuye yasinzira ibitotsi byiza adahangayitse kandi afite itangazo ry'uko azinduka apfa ariko agira amahoro menshi. Urengera yararengera banga amahoro Yesu abantu be. Haleluya, haleluya, haleluya. Garondora ajya ahumuriza abantu bayafite. Iyo umuntu atayataye aya mahoro arayagumana. Aya mahoro ndayasabira abantu bari hano no mu gihe tutaratabarwa ntituzigagire, no mu gihe tutarabona ibisubizo tujye tuba dufite amahoro ijuru ryatwemera. Kandi tumenya amakuru meza yuko nibyo batwambuye tuzabisubirana. Haleluya. Zaba inkweto, zaba imyitero, yaba imikenyero, tuzabisubirana. Hazapfa umucyo utume buri wese amenya ibintu bye biri. Turasaba ishuriro uyu mucyo w'Imana numanukire muri iyi bitera by'aya masengesho. Buri wese amenya ahantu ibintu bye bibi ajya kubitora. Tubone uruhare rw'Imana, turabona uruhare rwacu. Nitwe tubyitorera, nitwe tubyambara, nitwe tubyiyambika, nitwe tubyuka. Marayika azarwana n'iminyururu anarwana n'iriya miryango, ariko kwambara ibyacu, kwambara inkweto zacu, kwambara imyitero yacu, guhagarara mu muhamagaro wacu ibyo ni ibyacu. Haleluya. Ibi bidusobanurire tubyumve. Yego Yesu, yego Yesu, yego Yesu. Yaje tudakomeza kwambara ubusa kandi marayika yaje, tudakomeza kugenda nta nkweto kandi marayika yarageze, tukavuga ngo nabyo biduhereze. Oya, ibi turabyihereza. Niba marayika dukinguriye natwe tuzigeza kwa Mariya, tuzigeza mu cyumba cy'amasengesho. Iryo hishurirwa tuzahagera. Marayika ntabwo azadusiga mu nzira ngo haleluya, haleluya. Tuzaguma muri iyo nzira, tuzamenya aho gukurikizaho. Haleluya. Amen. Wanjye Yesu duhuye umugisha. Yego Yesu. Gera ku masezerano y'Imana, umugisha wo gusenga tugatabarwa, kandi twatabarwa bitwite baronda abasazi, ahubwo tukamenya ko mu ijuru hari Imana ishobora gusubiza umuntu agisenga. Tugisenga tugatabarwa, tugitabaza tugahita dutabarwa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yego Yesu, yego Yesu. Ntabwo twaje gusengera ibintu bidakunda, ntabwo twaje gusengera ibintu bidashoboka, Haleluya. ahubwo dusengera Yego Yesu, yego ibyo Yesu. dusabye ijuru urabikoze, ibyo dusabye ijuru urabikoze. Nonaha umwijima turawirukanye, umubabaro turawirukanye, iyi minyururu ituveho, imyambaro yacu tuyambare, agasuzuguro k'abadayimoni tukavemo, ubushomeri tubukire, ubugumba tubukire, ukukugumirwa biveho, ijuru ritugeze ku bintu bizima. Haleluya. Yego, 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 yego. Nonaha uriya marayika yamanuka agakora ku ndwara y'umuntu uri hano, agakora ku bwonko, agakora mu nda, agakora ku mugongo, umuntu agahita akira. Wakize ryari? Yakize nonaha. Marayika akimanuka murayabasa. Wakize ryari? Byabaye bitatu bagiye gusenga mutangira. Haleluya, haleluya. Byabaye ryari se watabawe ryari ati nagiye gusenga mu ijoro
internationale Nyarugenge turatarama tugitarama tugera mu gihe cyo gusenga tugisenga mitandabarwa niko byagenze ntabwo byasabye iminota ntabwo byasabye iminsi twarasenze mitandabarwa Haleluya. byagenze haleluya turagushimiye mwami wanje nuhimbazwe arangije aratubwira ati amakuru yakoba kubimenya bene data bakwiye kubimenya turashaka ibitangaza bene data bazamenya ibitangaza bizanezeza abo twasenganye ibitangaza bizafasha abantu bose bakomezera mu myaka yose ibitangaza bituma abantu basinzire bakabimenya Mana we. mumubwire yuko mwijuru hari Imana mumubwire ko mwijuru hari Imana itabara Urahari Yesu. Yesu we urakoze we turabyumvise tumenye ko amasengesho akora Haleluya, haleluya, haleluya. rikomeye cyane mu gusenga tumenye ko ari yerekwa rikomeye cyane riva mu masengesho twabonye yuko Yakobo yapfuye kubera bitoro bari barangaye bingiriye mu bwoba ariko barangije bafashe icyemezo cyo gusenga ijuru riratabara turagushimiye mwami wanjye iri jambo ryigisha aba bantu bawe iri jambo riri bitubere igitsikamutima muri iyi minsi y'imperuka dufatanyirize hamwe gusenga ntabwo byavuze uw'itorero byavuze abitorero ukumvikana tukafata gahunda yo kujya ahantu hamwe tugafata icyifuzo tugiye gusengera twarangiza tugahamagara ijuru naryo rikabikora buriya ngo bareka tumenye ko gikora aho babategereje komande yacu nanjye nkoze komande mu ijuru marayika w'Imana nagaruke marayika w'Imana naze turashaka umumarayika wirukana ubutinde marayika ushinzwe amafaranga yacu namanucaze atugeze kuri yo marayika ushinzwe ibiryo marayika ushinzwe gutuma abantu batekana haleluya haleluya Yego. uyu mwanya ndasenze kugira ngo bamanuke nonera muri aka karere k'ibiyaga bigari marayika ushinzwe umutekano n'ikumitira intambara yegezeyo abana b'Imana baba amahoro ingo zacu ziba amahoro haleluya marayika ushinzwe ubuzima bw'abana bakumvira ababyeyi umucyo ukaza mu miryango yacu ibyo nibikoreke muri aya masengesho Haleluya, haleluya. tuzakomeza gusenga iri teraniro rizagira umugisha abantu bakura n'aba hafi Yego Yesu, yego Yesu. abantu bataye ibyiringiro bahagere bagarura ibyiringiro abanguye baza babyuke abataye inkweto marayika azazidusubize imyitero yacu tuyongere tuyambare haleluya muri aya masengesho abantu bazave mu ntara baze basengerwe bakire abantu bazave mu turere dutandukanye baze bakire abantu baze mu ijambo ryawe baze basenge baze bezwe kugira ngo abantu b'Imana bagire ubuzima bw'umwuka urakoze Mana turagushimiye isoko turagushimiye umugisha turagushimiye iki gicaniro turagushimiye abantu batangiye turagushimiye abantu batangije abakomeye bakagere abacuruzi baze abashumba baze abantu bakomeye abantu bahamagaye abantu bafite inshingano bamenye ko inshingano zisengerwa abantu bahamagaye abo bashinzwe kuyobora abantu b'urubyiruko baze basenge abo batsindwa basenge abana basenge Bana yo mu ijuru turagushimiye Urakoze Yesu. Haleluya, haleluya. Mana we imbaraga z'amasengesho zahurutse amasengesho dusenga tukabona ibisubizo amasengesho atuma abantu b'Imana banezererwa amasengesho atuma abantu bazana ibineza neza abana b'Imana bakagira ibineza neza amasengesho atuma abantu bamwenyura atuma abantu baseka ndagushimiye nami uyu mugisha nuboneka muri twebwe kandi tumucyuje turongo umwijima uhunze Haleluya, haleluya. ijambo ryawe komeza kuduha gusana ryo Urakoze Mana.
cyaryo icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, that is actually hallelujah. God bless you, Pastor. Thank you. Oh, shima Yesu, shima Yesu, shima Yesu.